Nguhaye ikaze, umeze ute? Nizera ko amahoro y'Imana ari kuri mwese kandi ndabifuriza gukomera ndetse n'amahirwe mu byo mukora byose. Iyi rero ni ya televiziyo yacu, ni rwa rubuga rwacu rwo kwiyungura ubumenyi, kwishakamo imbaraga ziturimo, kuzikoresha ndetse no kugira ngo tugere ku iterambere, yaba iterambere ry'umuntu imbere ndetse n'iry'inyuma mu bifatika. Rero uyu munsi nagarutse kugira ngo nkubwire ngo n'umuryango dukeneye kwaguka, wakora kuri subscribe niba utarahakora, nimba uje uri mushyashya tuguhaye ikaze kandi umuryango urakwakiriye. Nimba ikiganiro wagisharinga abandi bantu nabwo wabukoze, bakora like, bakora comment n'ibindi byose mushaka ko tuzabakorera, twazabakorera icyegeranyo cyangwa ubushakashatsi tukabiganiraho, nabyo mwajya mubimbwira tukabiganiraho. Ndimo ndagira ngo uyu munsi tuganire ku yindi ngingo nziza yitwa wimugereranya. Wimugereranya niyo insanganyamatsiko y'uyu munsi, nabyo ni ingingo yo kwiyubaka ndetse no kubaka abo tubana nabo. Mu by'ukuri iyi ngingo nyitekereza nagiye nganira n'abantu batandukanye, baba ari abato, baba ari abakuru, abo duhura, inshuti zanjye, hanyuma nsanga ni ingingo y'ingenzi cyane abantu dukwiye kugiraho ubumenyi, kubera ko ifite uruhare runini mu kubaka umuntu cyangwa no kumusenya. Impamvu nyizanye ni uko nifuza ko tubaho dufite amarangamutima adakomeretswa n'ibintu bimwe na bimwe tutatekereje. Mu by'ukuri hari igihe umuntu abyara umwana wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, hanyuma agashaka ko uko umwana wa mbere ameze, uwa kabiri ariko azamera, n'uwa gatatu ariko azamera. Hanyuma umugabo yashaka umugore agashaka ko wa mugore amera nka mama we, amera nka mushiki we, amera nk'inshuti yigize kugira, cyangwa se umugore agashaka ko umugabo we amera nka se, yamera nka musaza we, yamera nk'umuvandimwe w'umuhungu cyangwa se wo mu muryango, akumva uwo muntu hari ukuntu yifuza ko yamurema. Igihari rero ntabwo ari icyo kumubwira ko uko kuntu atari ko yifuzaga ko amera, ukavuga yewe njyewe ntabwo nari nzi ko uzaba umeze gutya, njyewe ntabwo nari nzi ko nzashaka umugore umeze gutya, njyewe ntabwo nari nzi ko nzabyara umwana w'igigoryi nkawe, ntabwo nari nzi ko nabyara umwana udafite ubwenge nkawe, ntabwo nari nzi ko nabyara umwana udafite ubwenge mu buryo bw'ishuri wenda w'umuswa nkawe. Ibyo bintu byica umutima, byica amarangamutima y'umuntu. Turimo turubaka amarangamutima, turimo turubaka imibereho myiza, turimo turubaka kugira ngo umuntu yibwire ko mu mutima we afite agaciro kandi nawe ukamuhe. Mu by'ukuri imibereho yacu ni imibereho igizwe, umuntu w'inyuma ashobora gukura imyaka ikaba myinshi, aho ugasanga umuntu arimo kwakitinga cyangwa ari kumera nk'umuntu w'imyaka 10 kandi afite imyaka 30 cyangwa imyaka 20. Biba byarapfiriye hehe? Abantu baramubwira ko bamugereranya n'abandi bantu bafite iyo capacité mentale cyangwa se iyo mental capacity itangana n'iya kanaka, aho kugira ngo tumuzamure tumwumvishe ko nawe aho hiwe tuhabona, ngo tukamwereka ko ntahariho. Rero nisi iki kiganiro ngo wimugereranya, shaka kukubwira ko wowe nimba uzi ko hari ijambo ry'ukura mu kanwa kawe, ugereranya umuntu muri kumwe cyangwa umuntu mubana cyangwa umwana wabyaye ukamugereranya n'undi muntu wifuzaga kugira, ntabwo ari wowe urema, wowe wenda warabyaye kandi nawe washatse, ni wowe wishakiye uwo mugore, ni wowe wishakiye uwo mugabo, wimubwira ko ari mugufi cyane. Hari abantu bakomereka vuba vuba ku buryo umubwira ariko se iyo ndeshyo yawe, indeshyo niba warayivuze ku wa mbere mu mwaka wa 2024, kuki ukisubiramo mu mwaka wa 2025 ko n'ubundi utexpectingaga ko azaba muremure, cyane cyane ko uburebure wowe nta n'ikintu wabukoraho kugira ngo abe muremure. Kubera icyo ukomeza ubisubiramo kandi ubizi neza ko yakabaye ari n'inenge, nubwo atari n'inenge umuntu yahanirwa, kubera icyo ukomeza kuhasubiramo? Ni uko wibwira ko ntacyo bivuze kuri we se? Uwo ni wewe. Mwakira ukuri, muha agaciro ukwari, mwakira ukwari, muha agaciro ukwari, umukunda ukwari, umwubahira ukwari,
bifite umumaro. Ngo njyewe sinkunda abakobwa birabura kandi wicaranye n'abirabura, njyewe sinkunda umugore w'igikara gutya. None uribwira ko message urimo gutanga imeze ite? Wenda uwo ni inshuti yawe, si umugore wawe, si umwana wawe, wenda si umuvandimwe wawe, ariko uri kumuha message imeze ite? Wimugereranya niba mubana, niba muziranye, wikomeza kumugereranya n'abandi. Ni ukumukuraho agaciro, agaciro ke nuko asa atyo. Wimugereranya rero. Hanyuma umuntu yenda ni muremure cyane, ukajya uvuga ngo iyaba umugabo wanjye nawe yari muremure nk'uyu muntu. Kandi umugabo wawe uri kubivuga yumva. Niyo yaba atanumva, abo bantu bibwira ni abantu. Nabo barimo kubona umugabo wawe nk'umuntu udashoboye, nk'umuntu utagera aho ngaho utekereza. Wifata uwo muntu ngo cyangwa uwo mugabo wawe ngo ushaka kumushushanya uburyo adashushanyijemo. Wimugereranya n'undi mugabo mu gihagararo, wimugereranya n'undi mugabo muri actions cyangwa mu bikorwa, wimugereranya n'undi mugabo mu ijwi. Umugabo wanjye avuga akajwi nk'ak'abana, umugabo wanjye avuga ijwi ribi ntakunda. Ibyo bintu niba utabikunda wamuhisemo, nta kintu wabikosoraho. Akira, mwakira uko ari, wimugereranya mu ruhame, wimugereranya impande ye, imbere ye, ngo umubwire ngo njyewe ni ukuri ndagukunda ariko nkwangira ijwi ryawe. None se ubwo uramukunda? Wishaka ibindi bintu adafite ngo umubwire ko mu by'ukuri ubibona nk'aho atari umuntu w'ingenzi, cyangwa hari ibyo abura kugira ngo abe yuzuye kuri wowe. Nimba ufite umwana akaba umwe atsinda, undi wenda akaba adashobora gutsinda nk'uko ubyifuza, wimubwira abandi babyeyi babyaye abana b'abahanga, njye nta kintu mba ntakoze kugira ngo ugire utya. Oya, ahubwo hari ubundi buryo wabivuga, ariko wimuganiriza umugereranya n'abo bana bandi, wimuganiriza umugereranya n'abandi biga mu mashuri wowe wita ko aciriritse, kuko n'abariya bariga, kuko imibereho nta hantu ihuriye, cyangwa se ibyo umuha ntaho bihuriye n'agaciro ariko imbere afite imbere yawe. Ikindi kuri iyi ngingo yo kugereranya, wigereranya umukozi wawe n'abakozi bamubanjirije, cyangwa ngo ugereranye umukozi wawe n'umukozi w'umuturanyi, mugereranye n'ibyo ukora wowe. None se ubundi wowe wibwira ko umukozi wawe yakabaye akora ibintu kurusha uko ubikora? Umuntu ashaka umukozi kugira ngo amwunganire, ariko nimba udafite n'ubwo buryo bwo kubikora, cyangwa se udafite n'uwo mwanya wo kubikora, bikomeza kuvuga ngo njyewe ndamutse nikoreye imirimo nayikora neza, sinamera nkawe. N'ubundi ntiwayikora nkawe kuko nyine uba uri umukoresha we. Rero wigereranya umuntu cyangwa imirimo agukorera n'imirimo ye bwite. Wigereranya umukozi wawe n'umukozi w'umuturanyi. Buriya nuko atagusubiza cyangwa ngo akubwire kuri ibyo uvuze, akaba yakubwira ngo genda ushake uwo mukozi wawe w'ahandi akubera umukozi, kuko ahubwo wamubwira uti ibi n'ibi ntabwo bimeze gutya, ndifuza ko bigenda neza. Hanyuma washaka gutanga n'urugero ku bandi bantu, kuko ariko hari ibintu nabonye hari abantu babikora neza, ukaba mu by'ukuri wamuheraho urugero, cyangwa se wamwungura ubumenyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko utamubwiye ngo njyewe nkubona nk'umuntu mu by'ukuri utandukanye n'uyu nguyu. Kuko buri gihe birababaza, bitesha agaciro, byereka umuntu ko ntacyo akora, byereka umuntu ko ntacyo ari cyo, byereka umuntu mu by'ukuri ko hari ibyo abura kugira ngo abe uwo agomba kuba we. Ikindi nagira ngo tuvuganeho, niba ari abashakanye, niba ari umugabo cyangwa umugore, wifata umugabo wawe cyangwa umugore wawe ngo umushyire mu ruhame rw'abantu, utangire uvuge ngo njyewe nashatse umugore ari kuri taye nziza, akaba ananutse, none ubu ngubu iyo mugereranyije, ukamugereranya uyu munsi n'ibihe byahise, kandi nyine imyaka yaragiye. Wimugereranya n'ibihe, nifata umuntu wo mu bihe by'uyu munsi ngo umugereranye n'ibihe n'umuntu wo mu bihe byashize. Abantu benshi babikomerekeramo, ugasanga umugore yariyanze ku rwego rukomeye, kuko abantu ntabwo bamwakira. Sosiyete imubona nk'umuntu ugomba kugereranywa n'ibihe yabanje kubamo, cyangwa uwo yabaye we kera. Kera wari mwiza,
ubu se ubwo urumva numubwira ngo kera wari mwiza uyu munsi urumva ari bwifata ate? Cyane cyane abagore bakorwa ku marangamutima ahita avuga yo nari mwiza ariko ubu ngubu ndi mubi, ku buryo iyo bimaze kumubamo byinshi kandi ataramenya kujera amarangamutima we akomeza ashaka kubwira abantu ukuntu kera yari mwiza, agapositinga udufoto twa kera mu myaka 10 ishize, ugasanga umuntu aracyafite agafoto ko mu myaka 10 ishize, ntabwo uyu munsi ashaka ko bamubona, niko ari komeza ashyira imbere akomeza ashyira imbere, kubera ko ntabwo ari kwakirwa uyu munsi. Kunda umuntu mu bihe, umukunde mu bihe, umukunda umuntu mu bihe mwabanyemo mu myaka yashize, umukunde mu gihe cy'uyu munsi, umukunde no mu gihe kizaza, wikomeza kumugereranya n'ibihe, ibihe nyine biraduhindura. Abanyarwanda baba baciye umugani ngo usanze nyina ashaje ngo avuga ko inka za se zapfuye ubusa. Ntabwo ari uko zapfuye ubusa, ahubwo abantu bashaka kukubona muri ya shusho y'imyaka 20, muri ya shusho y'imyaka 30 ishize, kandi uyu munsi ufite 60. Niba gukunda uko uri, kunda uko umuntu ari, kandi mama umukunde mu gihe umubonye, papa umukunde mu gihe umubona, umukundire mu gihe arimo, inshuti yawe uyikunde mu gihe irimo, wimubwira ngo shanga nubwo ushaje ariko uracyari mwiza, ubwo uti uri mwiza, ni ukuri uri mwiza, mu myaka yawe uri mwiza, mu gihe cyawe uri mwiza, nawe yumvamo icyo cyizere. Uko tugenda twubaka uburyo bw'imibanire bizagira umumaro mu bihe bizaza, ko gutoza ubuzima bwacu kutagira umuntu n'umwe tugereranya na mugenzi we, kuko umuntu ni ikinege, umuntu afite agaciro gahagije, ntabwo umuntu ari umuntu kubera ko ari kumwe n'abandi, umuntu ni umuntu kuko ariko Imana yamuremye. Murakoze, dukomeze dushyigikirane, ciao ciao, naho utaha dukomeze twagure umuryango kandi twige twiyungure. Amahoro y'Imana abane namwe.